kuba noneho hari n'abarimo kubyakira bakabyakira bakabikunda bakabyumva indirimbo indirimbo ndimo kubona feedback iri hejuru cyane abanyarwanda bayikunze imana kubona feedback imana ko media tour imana gica mu bitangazamakuru bitandukanye nasanga indirimbo yabaye yambaye naraguca mu ijambo nakundi guciyemo icyumweru gitaha umenye ko uzaba uri hano live. It's okay, nta kibazo kabisa. Yego ko mu magambo yivugiye yavuze ko ari umva Kristo kuko basi ikibazo yago ko mu magambo yivugiye yavuze ko ikintu cy'itangazamakuru byabaye ni mu buryo ubitangazamo ni mu buryo ntabwo ari kwidefanda kuko abantu batangiye kuvuga amagambo menshi bavuga ko ibintu by'umuziki atari ibintu byabo. Ariko ubundi ni defanda ribi. Buri muntu ntiyidefanda. Buri muntu ari defanda niyo mpamvu dushaka n'abantu bimwe no kwidefanda bari babikora. Nta kintu bijya n'intwara kubera ntabwo wenyine uri hano muri showbiz ku buryo wumva ko ari byiwe bibayeho jyenyine. Ikindi kandi dufite showbiz yagutse iyo babagerera uburyo umuntu wese abaririmbyi cyangwa yakuze agamije igihe niba natowe indirimbo itorwaho ukabyuka uvuga ngo yago yaranyambuye yago nawe ni umugore Yago for real. Let's look at the biggest around the place the show. There is Joseph Christo. Eminyawe. azonga ndukuri azonga tujyewe mbanza ukuri nakuri nagaro kwidefanda pe nagaro kwidefanda ariko nagiye mu Ikibazo kuri Eminyawe. nagiye mu itangazamakuru umeze nk'umuntu urimo guhunga naho nakuraga ubukene nshaka amafaranga yo kurama. Alright, ibyo biri positive. Reka tugunyawe agufitiye akabazo ni umwe mu bantu bakoze ibiganiro byinshi kuri murandasi cyangwa kuri internet avuga ko Yago ntabwo ari beef. Ntabwo navuga ko ari beef nanone. Yago imaravuga bita Eminyawe. Yego brother. Yego. nakwifuza ko ariho gukomeza kumbaza cyangwa umukobwa wundi warumva ikibazo Yego. ikibazo waretse nkakubaza